Paul Kagame ni marayika w'iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo guharabikana, si igihe cy'amagambo, si igihe yashizweho marayika wacu ari we Perezida Paul Kagame, niwe marayika wacu. Hari abantu bazi ngo araryama, rero aryamye abanzi bacu bakinjira. Hari umuntu wanyandikiye message ngo kubera iki ngo wavuze ngo Perezida wa Repubulika ngo ni marayika w'iki gihugu. Perezida wa Repubulika nyine ni marayika w'iki gihugu, ataba marayika w'iki gihugu se ninde muntu udafite umutekano? Ninde muntu se urenganwa? Nigeze nzabivuga mu kindi kiganiro, ariko nk'ukuri marayika mu rugo rwawe bo birabwiriza iki ubutumwa bwiza mu bantu barimo babwumva? Bene data, Imana yambwiye ngo bantu murimo muvuga ubutumwa, bantu mwasigiwe kuvuga ubutumwa bwiza, ni muvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo buhindura iby'abaguye, iby'abataragwa, ibyo si ibyanyu. Agakiza ni Kristo kazi, nawe bakugenzuye ntibyaba byiza. Impamvu urimo kuza guharabika abandi nuko ibyawe bitarajya hanze kugira ngo nawe babizane hano. Ariko cyama buri muntu wese akita ku iherezo rye, akaba mu mwanya w'Imana, agasenga Imana, akareba mu by'Imana imugomba, nawe akareba iby'Imana imugomba, agakiza kaba kaziranenge. Reka nongere nguhe ikaze nshuti ya Tabarwa TV, wowe udahwema kudukurikira 5 kuri 5. Imana iguhereza umugisha wahisemo gukora sabone kuri Tabarwa TV, ndetse no gukora like no kwandika comment, ugatanga igitekerezo cyawe, ndetse ukagerageza no kurangira n'inshuti zawe ko zikwiriye kuza hano mu rugo kuri Tabarwa TV. Turimo turabibona ko turimo kwaguka rwose. Tabarwa TV iri kwaguka, irimo iragera kure cyane. Ni umusanzu wawe, ni uburyo ugenda uyamamaza, uyisharingira ibiganiro byayo. Ni wowe utumye igera higeze. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma rero kandi kino kiganiro ni kijya kigufasha ukumva urafashijwe rwose. Ntugasige utanditse comment iradufasha, ikaduha imbaraga zo gukomeza gukora ndetse no kuyoboza Imana inzira y'ibyo tuba turimo turayibaza. Cyane ko murabizi ndi umuhanuzi, nkorera mu mavuta y'ubuhanuzi, niho hantu Imana inkoresha cyane mu mpano ya deliverance no kwirukana abadayimoni. Mpawe rero umugisha wo kongera kuza kubana namwe, abo twabanye mu masengesho y'iminsi 6. Bamwe batangiye kunyandikira bashimira Imana yabakoreye ibitangaza. Barabashomeri babonye akazi, bakoze mariage, ndetse n'abari barwaje abantu babo bari barwaye barembye. Imana yarabakijije mwari amasengesho y'iminsi 6. Turashimira Imana. Hari n'abakiriyemo impano zo kwerekwa ndetse cyangwa se amabonekerwa. Abo bose bari kugenda bansobanura bambwira ibyo beretswe cyangwa babonekewe, ngenda mbabona beshi. Namwe mwabonye ibitangaza by'Imana mwari amasengesho, mukomeze mwandike muri comment mutubwire icyo Imana yakoze mwari amasengesho. Imana rero iduhana umugisha. Inshuti zacu ziri hariya mu Bubiligi, mu Bufaransa, hariya mu Buholandi muradukurikiye, muri South Africa ndababona muradukurikiye muri beshi, muri Canada, muri America ndetse Australia. Abo bose ndimo ndabareba,
singiye kuvuga amazina yanyu, murabizi muri inshuti zacu zakadasohoka hariya Uganda, i Burundi muradukurikira cyane, mugenda mubinyereka mudusuhuza muvuga ngo natwe mujye mudusuhuza, turi abakunzi banyu. Ndababona rero hariya muri Kongo, mwese tubahoza ku mutima, kandi ibibazo murimo turimo turabireba, turimo turabasengera, kandi Imana iraza kubohora igihugu cyanyu. Igihugu cya Kongo, ni gusengera igihugu cya Kongo ni nko gusengera u Rwanda, kuko muri abaturanyi, kandi twifuza ko igihugu cyanyu cyagira amahoro, mugasugira mugasagamba. Nifurize rero kandi umugisha w'Imana abanyarwanda, ndababona rwose abanyarwanda b'inshuti zanjye dusengana umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha, mwe mwakoze sabone, mugakora like, mukamamaza ibi biganiro bikarebwa na benshi, mwarakoze abanyarwanda dusengana umunsi ku wundi. Imana ibahe amahoro n'imigisha. Aha rero ngarutse kandi mvuga ngo hari icyo Imana intumye, hari icyo Imana imbwiye kubazanira, nuko uku kwezi kwa gatandatu uku nguku mubona tugeze mu matariki rwose, amatariki atari manini atari na mato. Imana igiye gukora igitangaza mw'uku kwezi kwa gatandatu. Kwezi kwa gatandatu abantu mu busenge mwo muwitegure, murawurangiza rwose, murarangiza uku kwezi mubonye igitangaza cy'Imana. Imana yambwiye ngo uku kwezi kwari kugiye kurangira hari mwimfu nyinshi cyane, mwari mugiye kubona abantu bapfa cyane mw'uku kwezi, n'indwara nyinshi zidasobanutse. Ariko ndi gusenga, Imana yambwiye ngo Satani yari yasabye iki gihugu cyacu, ariko kubera ibiterane by'amasengesho birimo kubera mu iki gihugu, abantu bari gusenga cyane, barimo kwiyiriza ubusa cyane, Imana ikuye ibyago byo gupfusha n'indwara zikomeye mu iki gihugu. Data arambwira ngo hari abantu bari bamaze iminsi batwita inda zivamo, hari umudayimoni Satani yari yamaze gukwirakwiza mu babyeyi barimo basama mw'uku kwezi. Ku kwezi Satani yari yagambiriye gukurwamo inda kwa benshi, ariko Imana Nyiringabo ishizeho ikiganza cyayo, izo nda zizavuka kandi izo nda zizaba amahoro. Uwiteka avugana nanjye ngo hari abantu bari bamaze igihe kinini bibaza ku buzima, ndetse bamwe benda gusuhuka bari gushaka kugurisha ibyabo kugira ngo basohoke igihugu, bajye gushakira ubuzima ahandi. Imana yambwiye ngo musigeho kwiyobora, kuko iki gihugu ni igihugu Imana igiye kuha umugisha, ni igihugu Imana igiye gusukamwo umwuka w'uburumbuke no kwera kw'ibihingwa. Iki gihugu Imana igiye kugisukamwo umugisha wo kwera kw'ibihingwa, ndetse n'abacuruzi Imana igiye kubasukira umugisha. Niko Imana yavuganye nanjye. Data arambwira ngo abanyamasengesho bakomeze babizamu basenge, kuko Imana igiye kongera impano mu banyamasengesho. Imana igiye gusuka umwuka wera mw'iki gihugu cy'u Rwanda, kandi n'imyiryane mu madini no mu matorero Imana ije kuyikuramo. Ariko uruhare rw'umukristo, Imana yambwiye yuko ari ukubana n'Imana, ari ugusenga, ari ukongera amasengesho, kuko Imana igambiriye gukora ibintu byinshi kandi byiza mw'iki gihugu cy'u Rwanda. Hagiye kubaho kandi kuzamurwa kw'abakozi b'Imana. Ntabwo bazamurwa mu nsengero gusa, ahubwo baranazamurwa mu buryo bw'umwuka. Iteka ryose iyo ndi gusenga ngira icyifuzo cyo kwemerwa n'Imana. Ucyama nawe mw'iyi minsi ugasenga usaba Imana ngo ikwemere. Kandi reka nkubwire, iyi Imana yakwemeye ikwemeza abandi, kwemeza abatakwemera, kwemeza isi.
kuko iyo yamaze gukorana nawe ibintu by'imbaraga nawe iguha ibintu by'imbaraga. Iyo yamaze kukwamamaza iguhereza n'ibituma wamamara. Nimukura amaso ku bantu, nimukura amaso ku matiku, nimukura ibitekerezo ku matiku yabaza kurwanira kuri social media no gusebyana no guharabikana, ahubwo mwinjire mu nguge yo gusenga, mwinjire mu bihe byiza byo kubana n'Imana. Ndimo kumva Imana hari ibintu igiye gukora mu iki gihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane Imana igiye guhembura itorero, Imana igiye guhembura abakozi bayo, Imana igiye kwita ku muntu uri gukorera Imana atayiryarya, atayibangikanya n'ibindi byose. Ariko nanone ije no guhemba n'abantu bari gukerensa ibintu by'Imana, bakabikora ariko bakabikora babibangikanije n'ibigirwamana. Biratangaje ko umukristo w'umuririmbyi wabatijwe mu Mwuka Wera akabatizwa mu mazi menshi, ko yagira ibibazo akajya kubaza umupfumu, oriya yo kubaza Imana akajya no mu bapfumu. Ko nukwikururira akaga, nukwikururira ibihe bikomeye bizagera no ku muryango wawe no kubagukomokaho. Imana ntibangikanywa. Imana ni inyembaraga, nta kintu na kimwe ikenera kiyifasha. Birababaje ko umukristo yajya kubaza ibye mu bapfumu, yaramenye Kristo uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Birababaje ko umukristo yaratinze kubyara bakamurangira umupfumu za Gitarama na za Hakajyayo, hari icyo yavuganye n'Imana kizamuha urubyaro, oyasigaho wa mubyeyi we. Ntabwo urubyaro rwawe ruzanyura mu bapfumu, ntabwo ruzanyura mu badayimoni. Urubyaro rwawe rwavuzwe n'Imana uzanaruhabwa n'Imana mu gihe cyashizweho. Niko umuririmbyi aririmbye aravuga ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana izakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose. Aravuga ngo niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azazira. Bantu mw'iyi minsi barimo barabangikanya Imana, barimo barafata Imana nk'inyantege nke ngo ntigikora. Benshi bagiye mu kabare, abandi bagiye mu buraya, abandi bahisemo gucuru. Mana yanjye we, ntabwo umutari ukwirwanira. Reka nkubwire, iyo Kristo yaguciye imanzi mu kiganza akavuga ngo uri uwanjye, ugacogora ukamuvaho ukagenda, uhurirwaho n'ihuriro ry'abadayimoni n'abuzukuruza b'abadayimoni, hahandi wifuza kugaruka kuri Kristo udafite aho uca. Ariko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Kintu gituma Imana ikora ni ukubana nayo utayiryarya. Kintu gituma Imana ivugana n'umuntu wayo igaherekeza ijambo ryayo ni ukutagamburura. Kabone naho waba ugeze mu magorwa, kabone naho ugeze mu makuba, kabone naho waba ari kukubeshera, kabone naho waba uri kugambanirwa, wowe ureka kugamburura ukabana n'Imana, ukirinda kwivanga n'ababi, ahubwo ugakurikiza icyo Imana igutegeka cyose. Ukirinda ibyaha, ukirinda ubusambanyi, ukirinda ubusinzi, ukirinda kwivanga n'ibyaha n'abanyabyaha. Bibiliya ivuga iki? Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo azahwana n'igiti gitewe hafi y'amazi, cyera imbuto mu gihe cyacu, kandi ngo n'icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Oya, itandukanye kwifatanya n'abasambanyi uraba umusambanyi, ni wifatanya n'abasinzi uraba umusinzi, ni wifatanya n'abajura uraba umujura. Abajura shaka abo kashobotse. Inzego z'umutekano zahagurukiye icyarimwe. Wa mujura unkurikiye unteze amatwi, nutakizwa kubw'ijambo ry'Imana urimo kumva n'ubutumwa bw'Imana bukubwira ngo sigaho
wakire Kristo. Inzego z'umutekano zahagurutse ntabwo uza kuziva mu ntoki. Kandi reka nkubwire, iyo ijwi ry'Imana rije mu matwi yawe pasitoro wagize ibibazo akagwa, oya, iyo mugenzi wacu aguye twese tuba tugushije ishyano. Iyo umupasitoro mugenzi wacu aguye Satani akamurasa, si igihe cyo kuza hano kumurasa, si igihe cyo kuza hano kumwamamaza no gutiza umuntu Satani, oya, tuba tugushije ishyano. No mu ijuru baba bagushije ishyano, ahubwo ni igihe cyo kumusengera, ni igihe cyo kumwingingira, ni igihe cyo kumutabariza Imana, si igihe cyo gufatanya na Satani kumutaba mu rwobo. Mwabaririmbyi mwe, niba mugenzi wanyu aguye agatwara inda, ntabwo ayitwisa ari uko yabishakaga, ahubwo ni Satani yamurashe. Ntabwo ari igihe cyo kurya kuri social media, cyo kujya gushyira amamega muri ya WhatsApp kugira ngo ubikwirakwize mu gihugu cyose ko mugenzi we mwaririmbanaga yasamye inda, yabyaye umwana udafite utari uw'isezerano. Ahubwo ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kumusengera, ni igihe cyo kumusura, ni igihe cyo kumugeraho ukamubwira ngo ntago byacitse, Yesu aracyagukunda kandi agutegeye amaboko. Ntabwo ari igihe cyo kumwataka no kumuza kumwamamaza kuri social media ngo yabyaye, ngo yishingiye, ngo yagize gute. Ibyo biramarira iki ubuzima bw'itorero? Biramarira iki ubuzima bw'uwo muntu murimo mwamamaza? ngo umukozi w'Imana, ngo umuvugabutumwa runaka, ngo yanyweye inzoga, ngo yagize gute, ukaza ukabivuga hano kuri social media. Kuza kuvuga pastor runaka ko yanyweye inzoga, kuza kuvuga umuvugabutumwa hano runaka yanyweye inzoga, birimo birabwiriza iki ubutumwa bwiza mu bantu barimo babwumva? Bene data, Imana yambwiye ngo bantu murimo muvuga ubutumwa, bantu mwasigiwe kuvuga ubutumwa bwiza, nimuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo buhindura. Iby'abaguye, iby'abataragwa, ibyo si ibyanyu. Agakiza ni Kristo kazi. Nawe bakugenzuye ntibyaba byiza. Impamvu urimo kuza guharabika abandi nuko ibyawe bitarajya hanze kugira ngo nawe babizane hano. Ariko ucyama buri muntu wese akita ku iherezo rye, akaba mu mwanya w'Imana, agasenga Imana, akareba mu by'Imana imugomba, nawe akareba iby'Imana imugomba. Agakiza kaba kaziranenge, agakiza kaba kaziranenge. Agakiza mw'iyi minsi karapiraswe kubera amagambo. Nta muntu ugishaka gukizwa, arareba akareba ibintu biri kubera hano kuri social media, akavuga ati nimba abapasitoro bari kurwanira kuri social media, nimba abantu bari gupfa amaturo, nimba abantu bari gusebyana ubwabo baririmbana bavugana ubutumwa bicarana ku ruhimbi, ako gakiza ni gakiza ki? Birakwiriye kugira ngo abantu muza tujya inama, umuntu wese yerera imbuto mugenzi we, umupasitoro yerera imbuto mugenzi we, umuvugabutumwa yerera imbuto mugenzi we, umuhanuzi yerera imbuto umuhanuzi mugenzi we. Bene data, nimuze tujya inama. Birababaje abantu b'abasesenguzi bari kuza gusesengura abapasitoro, bari gusesengura abavugabutumwa, bari gusesengura abantu b'Imana n'abari abavugabutumwa. Kuza kubivuga kuri social media ntabwo ari wo muti. Birakwiriye ko tugira igihe cyo kwegerana. Buri muntu wese akaturira mugenzi we ikimubangamiye.
kikarangirira mu cyumba cy'amasengesho, kikarangirira aho dusengera, kikarangirira muri biro, kuza kubyasasa pasitoro runaka waguye, umuvugabutumwa runaka waguye, uwo bafashe yasambanye, uwo babonye nk'inzoga, uwo babonye ngo yataye umugore yagize gute, kuza kubizana hano kuri social media. Nta musaruro urimo mu ivugabutumwa, nta musaruro urimo mu ivugabutumwa. Imana irashaka ko bakozi b'Imana, bavugabutumwa, bashumba, ntago kuza guharabikana hano kuri social media. Usibye ko nyine ari byo nyine bibaha views, ariko se mu ijuru bizabakingurira? Nibyo pe, sigaye mbona social media, ibintu bijyanye na YouTube, ibintu bitacitse, ibintu bitakomeye ntibabireba. Niyo mpamvu hariyo mwabonye umupasitoro wagize akabazo, umuvugabutumwa wagize akabazo, muhita mwihuta mukaza nyine mukamutwika kugira mubone views. Ariko ntago ari byo bikwiriye umugenzi ujya mu ijuru, ntago ari byo bikwiriye umubiri wa Kristo tubwira abantu, tubwiriza abantu ubakura mu byaha. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo guharabikana, si igihe cy'amagambo, si igihe yashizweho marayika wacu ari we Perezida Paul Kagame Excellence. Niwe marayika wacu. Hari abantu bazi ngo araryama, rero aryamye cyane, aryamye abanzi bacu bakinjira. Ibi mvuze nimva mvangiwe, nawe uri marayika w'urugo rwawe, nawe uri marayika w'abana bawe. Hari umuntu wanyandikiye message ngo kubera iki ngo wavuze ngo Perezida wa Repubulika ngo ni marayika w'iki gihugu. Perezida wa Repubulika nyine ni marayika w'iki gihugu? Ataba marayika w'iki gihugu se ninde muntu udafite umutekano? Ninde muntu se urenganwa? Nigeze nzabivuga mu kindi kiganiro. Ariko nk'ukuri marayika mu rugo rwawe na Excellence Paul Kagame ni marayika w'iki gihugu cy'u Rwanda. Ubihakana yandike hasi comment, hanyuma mpingero y'ukuntu atari marayika w'iki gihugu. Haleluya. Ndagira ngo senga Imana soze kino kiganiro. Nababwiraga ko nta kintu tukwiriye gupfa nk'abakozi b'Imana. Nababwiraga ko dukwiriye gushyira hamwe tugakubita Satani uduteranya, uturwanya mw'uyu murimo twasigiwe, twahawe. Nta kintu gikwiriye gutuma umuvugabutumwa aza hano kuri social media aza guharabika mugenzi we, aza gusiga umwanda mugenzi we. Ese harimo mukuramo izihe sheya? Muhemberwa hema bantu muza guharabika abakozi b'Imana, muza gusebya abapasitoro, muza guhindanya umurimo w'Imana, mwitwaje ngo muri gusesengura abaguye n'abatarawe. Mwabwirije Bibiliya yararangiye. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko ubutumwa umuntu wese uri bubwumve aza gukuramwo icyo akwiriye guhindura kiri muri we, tukabana amahoro, tukabwiriza Kristo, tugasoma Bibiliya, tukigisha Bibiliya, ahubwo tukajya tuza hano tuza kubakana, tuza gutyazanya. Bibiliya iravuga ngo icuma gityaza ikindi. Nimba mugenzi wanjye abwirije hano ubutumwa bwiza, ninze mbushigikira nere kuza mbusenya.
kuguhangana kw'abavuga butumwa kw'abapasitoro kw'amadini ni ibintu by'ibimenyetso bigaragaza umwuka wa Antikristo. Reka nkubwire nshuti nkurikiye kuri Tabarwa TV, kugira ngo umenye umuntu uri gukorana n'umwuka wa Antikristo, ngiye kuguha ibintu bimukwereka. Ikintu cya mbere nuko atemera mugenzi we, atemerana na mugenzi we ku butumwa. Icya kabiri nuko buri gihe cyose aza nk'umuhanga mu bintu by'Imana, agashaka gucerenjinga iby'abandi, ntarebe ku byo ahubwo akaza cerenjinga iby'abandi. Uwo ni umukozi wa Antikristo. Undi mukozi wa Antikristo ni umuntu uza gusenya mugenzi we kandi bakora umurimo umwe wivuga butumwa. Uwo nawe ariho umwuka wa Antikristo. Undi muntu uzabona ariho umwuka wa Antikristo ni umuntu wanga igihugu cye cyamubyaye cyamwonkeje. Uwo nawe arimo umwuka wa Antikristo. Abo bantu uzabirinde, uzabona bari kuza ku mbuga nkoranyambaga baza gusenya bagenzi babo, baba bafite umwami bakorera utagaragara, ari we umwuka wa Antikristo. Ariko umuntu nkurikiye, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gufashanya, ni igihe cyo kwemerana, ni igihe cyo kubana mu mwuka, ni igihe cyo guhuza umutima, ni igihe cyo kubakana mu buryo bw'umwuka. Reka senga Imana, reka senga Imana. Ndagira ngo dusengane nawe Imana, hanyuma we wumvishe ubwo butumwa, wandike hasi komenti, ugira igitekerezo utanga cyangwa se ugira umusanzu wawe nawe utangaho. Ntuze kumva icyo kiganiro ngo ugende utanditseho komenti. Izo komenti ziradufasha kumenya ubutumwa turi gutanga, umusanzu burimo butanga. Wandike hasi aho komenti, urabugize neza cyane. Mana, mu izina rya Yesu, de poya sini glory de ta, warumpaye ubutumwa bukomeye buhindura igihugu, buhindura isi. Buri muntu wese ubwumvishe umuhe guhindurwa nabwo, kandi buri muntu wese uza gusenyera abandi ku iyi social media umuhindure kuba umwigishwa wawe, ndetse no kumenya ubutumwa avugira hano n'ubufasha abantu. Urakoze kumvishe, mu izina rya Yesu, amen, amen. Shalom, shalom. Mani guha umugisha nakagaruka. God bless you so much. Paul Kagame ni marayika w'iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo guharabikana, si igihe cy'amagambo, si igihe. Yashizweho marayika wacu ari we Perezida Paul Kagame, niwe marayika wacu. Hari abantu bazi ngo araryama, rero aryamye abanzi bacu bakinjira. Hari umuntu wanyandikiye message ngo kubera iki ngo wavuze ngo Perezida wa Repubulika ngo ni marayika w'iki gihugu. Perezida wa Repubulika nyine ni marayika w'iki gihugu? Ataba marayika w'iki gihugu se, ninde muntu udafite umutekano? Ninde muntu se urenganwa? Nigeze nzabivuga mu kindi kiganiro. Ariko nk'ukuri marayika mu rugo rwawe, birabwiriza iki ubutumwa bwiza mu bantu barimo babwumva? Bene data, Imana yambwiye ngo bantu murimo muvuga ubutumwa, bantu mwasigiwe kuvuga ubutumwa bwiza, ni muvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo buhindura iby'abaguye, iby'abataragwa. Ibyo si ibyanyu, agakiza ni Kristo kazi. Nawe bakugenzuye ntibyaba byiza. Impamvu urimo kuza guharabika abandi nuko ibyawe bitarajya hanze,
kugira ngo nawe babizane hano, ariko cyama buri muntu wese akita ku iherezo rye, akaba mu mwanya w'Imana, agasenga Imana, akareba mu by'Imana imugomba, nawe akareba iby'Imana imugomba, agakiza kaba kaziranenge.